urifata ukica umuntu nibyo nakubwiyeho. Donc nagwaye taske ushiramo ibindi bintu byawe. Parfois ugomba gukoresha umutwe wawe. Nari muzi nk'umuntu uri intellectuel. Ubu noneho ubu nibwo ngiye byazingiye ko umuntu utari intellectuel. Byari kurangira hangara ari kuzanga mubazi bikanarangira twashaka. Ariko we wikaze ibintu. None se kimvikanye n'ukemurira ikibazo ngewe. Kandi ibyo ndimo c'est bon. None se urantuma kwicuma ariko se ko narakubwiye. Kwica umuntu ni ikibazo kikubwira umwere. Ikibazo gikomeye tugomba kureba ishusho yacu na business. Ishusho na business ndi kubyumva. Ahubwo mistake nyine numva naba narakoze. Donc nukuba ngiye kumwica amaraso tukamena tukumucisha ibyuma. Naho mambi we byose ngupfa. Oya banda listen. Mambi we yagize neza akora neza abwira ibitekerezo atekereza kabiri. Asa gusanga tukumwishiye icyuma bimenyetso byagaragara amaraso ni mabi. Ikintu cyabaye banza ucyumve. Aho ikintu cyabaye twakoresheje strategy ya kabiri. Iyi strategy ikuraho ko yapfuye. Ariko se kuri kuvuga ibintu byo gupfa cyane. Biratugaruka mu kazi. Hanyuma papa wari mu mahanga ziriki. Kuba uruvangara rwaye no kurwara n'ibindi bintu. Uri muzima cyangwa ngomba muzima ntaba muzima. Yazo uri muzima. Oya bigira ibintu bigira intambara ibintu birasobanutse. Hanyuma uyu musore niwe nakoze uyoza akazi. Ikintu yese akora yanze kumwicisha icyuma. Tukiga inama ya kabiri indi strategy turavuga tutamushirira uburozi muki mu byarya. Ubega isigaye no gushaka kunduhisha umurambo. Ahubwo mbaze ngo Diaz ngewe kintu nakoze mu guhisha umurambo igitekerezo mfite nikireze giratuma ishusho yacu itangirika mu. None se ngiye nta bwenge ngira ngewe. Nanyereka ndashaka kwica umuntu already umubuswa bwagaragaye. Ntabwo ari ubuswa ahubwo banza wumve ko ibintu ari process no kwica umuntu. Ese papa wawe nta ari mu mahanga. Ikiba umva ukuntu gahunda zimeze. Yohereye uvuga papa uri muzima Diaz. Ni kugira nkumbishe none nta muntu ujya utera imbere gatarakoze ibyaha. Ejo usanga kwita ku bintu by'ingenzacyaha. Ingenzacyaha? Yego. Ingenzacyaha? Sawa umunsi mwiza. Ingenzacyaha? Icyo kintu ugomba kucyumva yagusize mu mwanya wari ugiye kwigira ikigwari. Task warayimpaye. Nigeze kure nyikora. Ikintu kizaba rero umurambo tukimara kubona. Tuzongera tuyengeshe mu ruganda cyangwa tutwikana n'imyanda. Noneho kubera ko hari ikindi kibazo cyuko twamushizeho kese amafaranga urabyibuka. Nurazo tukaganira n'akanyenyeri si. Nta kibazo. Mfite telefone umuniga sinzi niba nayifite. Ndayifite. Urafite phone? Mfite yandi bitagatunga gaceza. Kubona ino foto. Turi kuyibona. Umuntu afata ibago. Ujyane mu nzu iwe muyishyira ahantu hihishe. Kurya nta muntu uri bubimenye. Hihishe. Ibanga ni iryanyu babiri. Hanyuma arafata niyo bago. Arazishyira mu kabati kiwe. Akazi. Wowe banza uduhaye amafaranga. Wadu urumva ibiri turabikora. Flex uzi n'ubwenge. Ngiye contact yanjye. Muramamagara akazi mukarangije. Dore ko mbabwira ikikurikira. Amereza ibyangombwa. Ibyangombwa se nakazi kanyu sikazaba n'ibyangombwa. Oya mugundi yuri gusaba akazi. Iri gusaba akazi utanga ibyangombwa. Turebe sha tumenye ngewe dore nitwa Jackson umwana wiriya. Muramamagara mbwira ibyangombwa byanyu mu bisanzwe. Nimero sha ningira zandika. Wasigira telefone zahamagara. Okay. Ibice. Sigarana izo nimero. Iyi address hatuye. Muhereze ngende ngira afata amafaranga. Oya. Nago. Amafaranga. Wowe fata ibyangombwa. Zibyo turakora. Ngiye mukuru sha. Aho boss, demukuru. Boss nawe bunsozuguje kabisa. Gusu urukure amafaranga ko tuyafite watuje man. We fata. Wasanga muri ari harimo imari. Harimo zahabu. Boss. Niba arimo zahabu uyu muhereza amafaranga cyure zahabu sibyo? Boss. Kumvikana. Andi mafaranga se boss. Ni 500.
Yari 500. Abagiye tuzi ko bari kumushaka urabizi. Ubwo rero ikintu kizaba gikurikira ni ukuvuga ngo uriya byarangiye ibye. Bazamuhiga bagira ngo yarahunze amafaranga yacikanye. Kandi twaramurigishije kera twaramuyengesheje. Iki kintu ugishire mu mutwe désolé. Oya, agiye ikintu kivuga uzatubura ikintu nzagufasha ikintu nzagufasha nzaguhereza transport n'ikindi kintu cyose ariko nzahita nkubura muri wirinde ubabyo kubura kame njyewe ibintu nagiyemo biba biri clear n'ibibazo papa warimo nuko njyatampaye akazi ibintu bari fresh and clean ibintu bya urabyumva ute byararangiye umuntu naramuribishije nuko yaribagira abiruza ikintu kivuga turakomeza nkubura burundu igira kurikira ikintu wowe uri bukore nk'ushuru akanyani uzaburangira akazi byose zabibaye narakubwiye ku bintu byo kwica umuntu Devu nyumva wowe ureka kugira ubwoba mbere ikintu uza no ndi kureba vision nyine banza wumva ukuntu gahunda nazipanze ikintu uzakora gikurikire ni ukwihanganisha imiryango bavuga ko yibye umushigikiro bati ntabwo byavamo ura ntabwo ari umuntu mubi wagereza imitungo n'ibindi byo byarangiye njye narangije task. Okay. Kandi nicyo wansabye ahubwo wakabaye unshimira uvuga ati tugende twusure gushimira nuko nzi ko bitazangaruka ibindi byo kugaruka byo nta kugaruka ahubwo ukora diru yabaye dada sawa Ndashaka kubaho twishimisha ariko abo twita inshuti twirengagiza ko amagare yatewe hejuru buri wese asamaye ariko ayanjye yo ndabona kuyasama noneho bitagishobotse niyo mpamvu nsezeye buri wese nakundaga by'umwihariko mama wanjye uzambabarire papa wanjye uzambabarire inshuti zanjye harimo Teta ndetse na Sete abavandimwe banjye ndetse na buri wese azambabarire ibi mbikoze kubera agahinda natewe n'isi ko mbikore uri mu biki cyaze ubundi biri seriye urumva très catastrophe ibyo bintu ntibibaho iminsi ibiri ndi guteka nk'abiri jyenyine adahari inodiyo ni kuvuga mperuka ambwira yuko afite randevu kandi dufite inama baduhamagaje nyine yihuta
ambwira yuko afite rendezvous iby'inama atabona uburyo aza ariko guhera nyuma yaho nabonye yataje mu kazi n'uyu munsi ndavuga ati reka ndahagere twumva ukuntu bimeze ariko yahagurutse atambaye nk'umuntu ugiye mu nama kuko iyo agiye ku kazi hari ukuntu yambara oya genda bizirega Eliam twavuganye yari afite rendezvous yo kurana sheri we Paula ubwo rero ndumva ankete turayitangurira kwa Paula reka Paula hoye umva ikintu gitangaje nuko Paula batigeze babona ntabwo bahuye kugeza ubu nawe rero yaragiye kureba gusa ibyo bintu ntabwo bisobanutse niba yaragiye kureba Paula abo ni Paula bahuye ahubwo duhamagare Paula nawe rero ahantu ari ahubwo Paula mubaze boss wanjye ahari kuko niwe ubizi neza hagiye ngo yagiye yambaye gute yagiye yambaye ikoti ry'ubururu ikoboye agenda yambaye n'ishati isite y'umukara ni panaro byose ubundi yari ari umukara n'inkweto rero ukuntu Cadette abivuze n'ukuntu nawe ubivuze bigaragara yuko yaba yarakoze accident reka gusa boss wanyubwira ngo bamugonga boss no birashoboka nta modoka akakora yamubasha accident ariko se no kwa muganga yaba nta muntu amuzi kabura na call nibura nimwe duhamagara ariko phone ze zose zavuyeho ntuzo ubundi yabahamagara gute kandi phone zose zavuyeho nyene nanjye nicyo kintu ndiko ndibaza gashize iminsi maze gucamo ngahe harya none se waba nta gakuru na kamwe turamenya nyine kubijyanye nawe Paula bajya kubonana aho hantu bari bapanze nta n'ikintu byibuze cy'amakuru Paula yaba yaraguhaye tukaba twagiheraho rega ibintu ndumva bigoye Paula we man nabibabwiye Paula arababaye nafite agahinda none ikintu kibabaje cyane n'urujijo runini cyane nkumva nyine ibintu birakomeye Paula ku munsi bari guhuriraho isaha bari guhuriraho yabonye message y'amafoto ubutumwa bukurikiwe n'amafoto ari kumwe n'undi mukobwa ako bari barahurira ubundi mu kabari ni restaurant sibyo ngibyo ninde ubizi gusa nyine bari guhura banapanze ko bari buhure ariko nanjye ntabwo nzi nyine ngo bari guhurira he Paula ako kanya isaha ye yicaye nyine yategereje ko nawe utegereje umuntu ababonye message y'amafoto ari kumwe n'umukobwa bifotoranyije kwa kundi iki kijya kindyamaho nyine ubona bahuje ubwuzu bahuje urugwiro ariko ibi bintu biri mu rujijo noneho ndumva Paula ari budufashe kumenya ashobora kuba yaragiye wenda uwo mukobwa bifotozanije bakakomerezanya bakajyana ubwo gahunda ya Paula akayica peut-être ubwo sinzi nyene ibyo ni Chanel ni wa mukozi wacu mushya niwe bari bifotoranyije ako gakobwa kanje ndiri inyuma ndikukibuka ahubwo kuza kamerezamo pasi n'agakora iwanyu navuze na telefone Jackson wowe uzana ibintu bisekeje je rero ndi kubona icyiza ari uko aya makuru turi buyahe polisi kadufasha tukanashyira kuri social media tukaba twagira uburyo baduha amakuru peut-être turashobora kuba ari no kwa muganga yarakoze nka accident ariko kuba ataya amakuru aratambuka bikaguma nyene biri silencieux aya ni tugomba gushyiramo imbaraga nyine tugashaya hari igihe dushobora gutuza ngo umuntu ni mukuru kandi nyamara ugasanga hari ikintu bibi byamubaye ibintu myinshi rega no gushyiramo polisi noneho je narinzi ko raporo yanazikoze kuko urabona iyo ukwezi kurangiye dutanga raporo kwa boss mukuru nagiye nsanga n'imfunguzo yaraziyanye za biro nanjye biranyobera nta yindi ufite cyo kubyara kuri polisi bwo nta yindi shora dufite ahubwo boss nubwo yabuze ntangiye kuvuga ngo banamujyanye wagira ngo ndabizi cyangwa yakoze iyo manuka ariko uriya bamujyanye turi hafi guhaha ibyo buriya byashize no muri stoke buriya kandi none namubwenga nagende tuhasha amavuta ariko amavuta nayo ntabwo kugifira ikibazo cy'amavuta ubisize ku ruhande turagusigira amafaranga ahubwo we dufashe kumenya amakuru Chanel ageze hano
wamubwira yuko natwe tuhavuye hageze n'undi muntu aza wamuha amakuru ahubwo reka genda bishyire kuri social media kugira ngo babe baduha amakuru nubishyiraho nanjye ndabibona pe ubu nanjye nsigaye nabibona injira Eliam yaba hari mwe mushaka Eliam muri bande agent na inspector Rugamba. Rero Eliam natwe turi mu rujijo rwe amaze iminsi ataza mu kazi niyo mpamvu wabona mujye mudusanga mu rugo iwe amaze iminsi ataza mu kazi n'umukozi we numvise nta makuru afise sinzi twari dushaka kuyitabaza n'inzego za polisi kugira zidufashe kumenya amakuru ye Rero hari ibirego Eliam ari gukurikiranwaho niyo mpamvu tumushaka kandi cyane. Ibirego ntabwo bishoboka ntabwo Eliam akoraga ibyaha Eliam arangaburiraga Eliam akoraga ibishoboka byose Eliam yakora ibirego ibyo birego aho umuntu twabuze turi kumushaka twabuze ibirego nawe muraza muzanye ibirego. Okay, niba ari uko bimeze noneho turaje tumushakire nk'inzego z'umutekano niba hajya akazi. Ngatko sha. Eliam, ibyo n'urugero biragumaje ntabwo nk'ibi